Nyemera nangire ngusuhuza iyo wakoze subscribe kuri ino channel yitwa The Spotlight Jam, aho ibiganiro bitandukanye bikugeraho buri kanya, yaba amakuru ndetse n'ibyegeranyo nk'ibi ngibi. No munsi muze kunyemera tuze kuvuga ku kibazo kiri kuvuga kuri ino si yacu. Abajeni benshi ariko ati nta gikwe, bari kwibaza sundi igikwe kizakukwa gute, ariko subundi benshi bafite ibitekerezo bitandukanye. Benshi bati ntabwo tuzakora ubukwe, ati niyo twakora ubukwe twaca mu murenge gusa, ibindi bikazagirwa n'Imana. Abandi bati ubukwe bugomba kuba ikintu gikomeye mu buzima bwanjye, bugomba kuba ikimenyetso gikomeye cyerekana ko nabayeho neza kuri ino si, ati ngomba gushora amafaranga mfite. Abandi bakumva ko nta mpamvu yo gutakaza amafaranga ku bukwe, bavuga ngo ubukwe ntabwo ari rwo rukundo kandi ntabwo ari rwo bugena igihe uzamara n'uwo wakundanye. Ati byaba twigashora amafaranga makeya mu bukwe ariko ukabana neza n'uwo mwakundanye. Ubukwe bwinshi bugenda bubaho kuri ino si, ubukwe bubaho cyane cyane mu Rwanda, reka tube twibanda. Usanga buri bukwe bugiye kuba habanza gutera inama z'ubukwe maze hagakusanya amafaranga azagena buno bukwe, uko bizagenda cyangwa se ibiribwa bizaba biri muri buno bukwe, bizakoreshwa byose muri buno kugira ngo buzagende neza. Buri muntu wese waje mu bukwe aba yiteze kureba se buno bukwe bwagenze gute, bwari buteguye gute, bwitabiriwe n'abandi ndetse n'ibindi bitandukanye. Gusa icy'ingenzi usanga abantu benshi bari kwitekerereza ikijyanye n'ibiryo, bibaza se ubundi byari bimeze gute, cyangwa se ubundi protokole y'uyu munsi yari imeze gute. Ibi byose bikaba ari ibiranga ubukwe bw'ahantu hose hatandukanye kuri ino si. Ariko muze kunyemerera uno munsi tuze kurenga amazi maze twambuke igihugu, dukomeze no muri Afurika tuyambuka tugire no muri Aziya, turebe ubukwe bukomeye cyane bwongeye kuvugisha abatuye isi. Tuze kureba ubukwe bukomeye bwabaye mu mateka y'isi, bwatwaye amafaranga ataraboneka, bwatwaye amafaranga menshi, bwitabirwa n'abantu bakomeye kuri ino si. Turaza kureba ese byatwaye amafaranga angahe, ese ubukwe bundi bukomeye bwabayeho kuri ino si ni ubuhe. Ariko ubu ngubu no munsi muze kunyemera tuze kugaruka ku bukwe bukomeye bwitwa Rajuma no mu gihugu cy'Ubuhinde, wakongeye gukora ubukwe bw'akataraboneka kuri ino si maze isi yose ikongera kumwibazaho. Ibi byose uraza kubyumva muri kino kiganiro. Musabe gukora subscribe kuri ino channel bwa mbere, nurangiza kuyereka kuri ino video yacu niba wakunze ibyo dukora. Uze kunyemerera nagutindiye tuze gutangira. Ubundi ubukwe ni kimwe mu birori bikomeye cyane mu buzima bw'umuntu, aho imiryango n'inshuti bihurira mu byishimo byo guhuza abageni cyangwa se byahujwe n'abageni mu bihugu bitandukanye. Ubukwe bugira umwihariko bitewe n'umuco, ubukungu n'imibereho y'abaturage. Hari ubukwe bwabaye ku rwego rw'isi, bitwara amafaranga menshi y'akataraboneka, bukaba bwaravugishije abantu benshi batuye kuri ino si. Ibi birori byerekana uburyo umutungo ushobora gukomera cyangwa se umutungo ushobora gukoreshwa mu kwerekana urukundo ndetse n'icyubahiro. Ubukwe bukomeye bwabayeho ku isi. Mu mateka y'isi hari ubukwe bwagiye buvugisha abantu batari bakeya, bwagiye buvuga cyane kubera uburyo bwagiye buba, maze n'ubwo bwagiye butegurwa mu buryo buhenze. Ubukwe bwa Prince Charles ndetse na Lady Diana mu gihugu cy'Ubwongereza mu mwaka w'1981 bwari ubukwe budasanzwe, bwitabiriwe n'abantu barenga miliyoni imwe ku isi ndetse n'abandi barenga mu miliyoni bari bakurikira ku mateleviziyo. Hari n'ubundi bukwe bukomeye cyane bwavugishije abatari bakeya kuri ino si, bwa Vanisha Mitara ndetse n'umukobwa wa Rakishimu Mitara, bwabereye mu Bufaransa mu mwaka w'2004, bwatwaye amafaranga menshi cyane. Ubundi bukwe bukomeye nakubwira bwavuzweho n'abantu benshi, ndaza no kukubwira byinshi kuri bwo. Ubukwe bw'umuyobozi wa Dubai yitwa Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, nabwo bwari ubukwe bwavugishije abatuye isi, maze gukangura imbamutima zabo maze bavuga kuri buno bukwe. Uze kunyemerera muri uno munsi tuze gusimbukira mu gihugu cy'Ubuhinde, turebe ubundi bukwe bwongeye kuvugisha abatari bake kuri ino si bitewe n'uburyo bwari buteguye n'abahanzi babyitabiriye n'ibindi bintu byabereye muri buno bukwe. Ndaza kubwira abantu bakomeye babyitabiriye. Ubundi ubu bukwe n'ubwa Rajuma ni umuherwe cyane ukomeye cyane mu gihugu cy'Ubuhinde, gafite n'ubwenegihugu bwa Amerika, wamenyekanye cyane mu bucuruzi n'imishinga y'iterambere. Ubukwe bwabereye ahitwa Udaipur mu Buhinde, ahantu hakomeye cyane y'akataraboneka, mu mahoteli y'akataraboneka. Impamvu ubukwe bwahenze cyane nuko bwari bugamije kugaragaza icyubahiro cy'umuryango we. Byaranzwe n'imyambarire idasanzwe, imyambaro yakozwe n'abadizayini bakomeye mpuzamahanga, imitako ya dusaro ndetse n'ibindi bitandukanye byerekana ubwiza ndetse n'ibindi byinshi byagiye bitavugwaho n'ukuntu amafaranga yari ari menshi cyane muri buno bukwe, imitako y'akataraboneka n'ibindi byinshi nakubwira. Ubukwe rero bukaba bwarabaye tariki 23 Ugushyingo mwaka 2025, ubera Udaipur mu gihugu cy'Ubuhinde, uko ari namaze kukubwira kare. Ubundi Udaipur mbazanye kubwiraho gatoya ahantu ubukwe bwabereye. Ni umujyi usanzwe uzwiho nka City of Lakes, yabaye ahantu hakomeye cyane hakataraboneka, hatoranyijwe kubera iteka yayo y'ubwami n'amahoteli y'ikirenga. Ubukwe bwari bugamije guhuza imiryango y'abahirwe n'inshuti mpuzamahanga, bukaba bwaravugishije isi yose nyuma y'ubukwe bwa Ambani
bwabaye mu myaka wabanje. Ubukwe bw'Ambani nabwo nazo kubwiraho byinshi kuri buno bukwe, dore ko nako bwabereye mu gihugu cy'Ubuhinde, nako buza kuvugisha abantu batari bake kubera ukuntu amafaranga yari arimo ndetse n'ibindi bikomeye cyane byabereye muri buno bukwe. Byose uraza kubyumva. Twigarukiye ku birori by'uyu munsi turi kuvugaho. Ubukwe bwagizwe n'ibirori bitandukanye birimo n'imihango y'Abahinde itandukanye, yose igamije kugira ngo buno bukwe bugende bumera neza. Harimo imihango itatu, harimo icyitwa Haridi, Mahementi ndetse na Sengeti n'ubukwe busanzwe nyirizina. Byose byabereye mu mahoteli akomeye cyane nka Taj Lake Place, Jagmandir Island ndetse n'ahandi hantu hatandukanye. Ibirori byamaze iminsi igeze kuri 4, buri kimwe gifite imitako yacyo yihariye, indirimbo zacyo zihariye n'imyambaro yacyo yihariye itandukanye. Bivuze ngo buri kimwe muri bino birori mubwiye cyagiye gifata umwanya wacyo cyangwa se gifata ahantu hacyo, kikagira abahanzi bacyo ndetse n'imyambaro yaho itandukanye. Abashyitsi n'ibyamamare byaje muri buno bukwe, abashyitsi bakomeye nakubwira bitabiriye buno bukwe. Ubukwe bwitabiriwe n'ibyamamare bikomeye cyane bya Bollywood nka Shahid Kapoor, muramuzikira mu mafilime akomeye, Ranveer Singh, Kriti Sanon, Nora Fatahi, Madhuri Dixit ndetse n'abandi bakomeye cyane bamenyekanye muri filime zikomeye zo mu gihugu cy'Ubuhinde, ndetse n'abandi bakomeye cyane b'abanyapolitike mpuzamahanga. Abahanzi bakomeye nka Jennifer Lopez wagaragaye mu bitaramo by'ubu bukwe, niwe bita Donald Trump Jr., umuhungu wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, waje guhumugisha abageni. Abashyitsi barengeje abaturutse mu bihugu 40 bitandukanye bagaragaje muri buno bukwe bwari ku rwego mpuzamahanga. Amafaranga n'ibindi bintu byatanzwe muri buno bukwe, nubwo nta mubare nyirizina wamenyekanye cyangwa se umubare wa nyuma wamenyekanye cyangwa se wagiye hanze ku mugaragaro cyangwa se amakuru atandukanye kuri buno bukwe. Gutegura ubukwe bundi mgereranya cyangwa se mwigereranya kuri buno bukwe, gutegura buno bukwe bwabereye Udaipur ushaka byaratwaye amafaranga menshi cyane y'amadolari y'Amerika, ageze kuri miliyari 110 y'amadolari y'Amerika. Tekereje ibirori byahabaye iminsi 4, imitako y'amasaro, imyambaro y'abadizayina bakomeye mpuzamahanga, ibitaramo by'ibyamamare n'abashyitsi bakomeye mpuzamahanga. Ikiguzi cyose cyazamutse kigera kuri n'amafaranga yose maze kukubwira, kuri amamiliyoni akomeye y'amadolari. Niyo mpamvu byavuzwe ko nk'ubu bukwe bwari ubukwe bw'amamiliyari mu gihugu cy'Ubuhinde mu mwaka wa 2025. Impamvu yatumye buno bukwe bubikirangiriye kuri ino si cyangwa se buvugisha abatuye isi, buvugisha amagambo menshi abantu batuye kuri ino si bibaza kuri buno bukwe. Impamvu ya mbere ni ubukwe bw'icyubahiro. Umuryango wa Montana wagaragaje imbaraga z'ubukungu n'icyubahiro mu mishinga yawo binyuze muri buno bukwe. Ikindi cyatumye buno bukwe bwamamara kuri ino si, imyidagaduro y'akataraboneka yaranzwe muri buno bukwe binyuze mu gutumira abahanzi bakomeye b'ibyamamare harimo nka Jennifer Lopez, yerekanaga uburyo ubu bukwe bwari bukomeye ku rwego rw'isi, ariko none harimo n'imyidagaduro ikomeye. Ikindi cya gatatu, umwihariko w'ahantu hitwa Udaipur cyangwa se Udaipur, izwi ku mateka y'ubwami n'amahoteli y'ikirenga, yatumye ubu bukwe buba ikimenyetso cy'umuco n'ubukungu, maze bituma ubukwe bumenyekana ku isi yose. Abantu batuye isi bakomeza kwibaza kuri buno bukwe, impamvu ubukwe bwa Raju bwahenze cyangwa se impamvu buno bukwe bwabaye ubukwe buhenze. Ubukwe bwa Raju bwatwaye amafaranga menshi kubera ibintu byinshi byarimo, gutumira ibyamamare bikomeye cyane ko rimaze kwikubwira Jennifer Lopez, gukoresha imitako y'akataraboneka mu mahoteli ya Udaipur ndetse no gutegura ibirori byamaze iminsi 4 yose cyangwa se iminsi myinshi cyane. Mugabe bashakanye Misigadi Raju nawe yari afite imishinga ikomeye cyane mu bucuruzi, bituma ubukwe bwabo bikimenyetso cy'ubukungu n'icyubahiro. Amafaranga yatwaye muri buno bukwe bwa Raju Matena cyangwa se amafaranga yose yatanzwe muri buno bukwe. Ubukwe bwa Raju Matena bwatwaye amafaranga menshi cyane, yibuze hafi y'amamiliyoni ageze ku 110 y'amadolari. Byatangiye kuvuga ko ari ubukwe bw'amamiliyoni cyangwa se miliyoni z'amadolari, bitewe n'ukuntu muri wese yajanyisha akabona ko ari ubukwe bukomeye kubera uburyo bwari buteguyemo rwego mpuzamahanga. Bwari ubukwe bw'akataraboneka bwuje inshuti n'imiryango mu birori by'ikirenga cyangwa se mu birori by'akataraboneka. Ubukwe bw'umuhungu wa Ambani ubwo nakubwiye ko ndaza kubukubwiraho, bumwe muri bwa bukwe bukomeye cyane nakubwiye bwabaye kuri ino si, nabwo bwabaye umwaka ushize 2024 bera mu gihugu cy'Ubuhinde. Ubukwe bwa Anati Ambani, umuhungu wa Mukesh Ambani, bwabaye mu mwaka 2024 buberaho i Mumbai. Bwabaye mu mujyi wa Mumbai, baranzwe n'ibitaramo bya Rihanna, umuhanzi Rihanna ari muri buno bukwe, Katy Perry ndetse no bita Justin Bieber. Byose byishyuye amafaranga menshi cyane. Ubukwe bwataye hafi miliyari y'idolari, bukaba bwari ubukwe bukomeye cyane kuri ino si. Ubukwe bwavugishije abatari bake kuri ino si ya rurema. Icyaranze ubukwe bwa Ambani, ubukwe bwa Ambani bwari ubukwe mpuzamahanga, bwari bwitabiriwe n'abayobozi bakomeye b'ibihugu
ibyamamare bikomeye cyane muri Bollywood ndetse n'abaririmbyi mpuzamahanga, bwaranzwe n'imitako y'akataraboneka, imitako y'amasaro n'amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bitandukanye byari muri bino birori byatumye bivugwaho cyane kuri ino si. Bwari ubukwe bw'akataraboneka bwagaragaje uburyo Ambani akoresha amafaranga mu kwerekana icyubahiro cye ndetse no kwerekana urukundo. Amafaranga yatwaye muri buno bukwe bwa Ambani, ubukwe bwa Ambani bwatwaye amafaranga hafi ageze kuri miliyari y'idolari. Bibyerekana uburyo imiryango ikomeye yo mu Buhinde nyuma y'ingo tumaze kuvuga ishobora gukoresha amafaranga mu kugaragaza icyubahiro n'ubukungu. Ubukwe bwari ku rwego mpuzamahanga, bwavugishije abantu kuri ino si yose nk'uko maze kukubwira. Ubukwe bwa Rajuma Tena, ubu bukwe bwari ubukwe bugamije guhuza inshuti n'imiryango mu birori by'akataraboneka, mu gihe ubukwe bwa Ambani bwo bwari ubukwe mpuzamahanga bwitabiriwe n'ibyamamare bikomeye cyane n'abayobozi b'ibihugu mpuzamahanga. Byombi byatwaye amafaranga menshi. Ubu bukwe bwose bwatwaye amafaranga y'akataraboneka menshi cyane, bigaragaza uburyo imiryango ikomeye cyane yo mu Buhinde, nayo ishobora gukoresha imitungo kugira ngo yigarurire imitima y'abatuye isi, yerekane icyubahiro cyayo. Ikindi cya bundi bukwe bwa gatatu ni nakubwiye nza kukubwiraho, ni ubukwe bwa Prince Charles ndetse n'ibitare Diana mu mwaka w'1981. Bwabaye ubukwe budasanzwe, bwabaye ubukwe butaraboneka mu mateka y'isi, bwabaye ubukwe bwatwaye amafaranga ageze kuri miliyoni 48 z'amadolari. Bwari ubukwe bw'akataraboneka bwitabiriwe n'abantu barenga miliyoni ku isi hose, ndetse n'abandi bantu benshi bari babukurikiye ku mateleviziyo kuri ino si. Abantu batuye isi ahantu hatandukanye bari bakurikiye buno burori, bigaragaza uburyo ubwami bw'Ubwongereza bushobora gukoresha imitungo maze bukerekana ibirori bikomeye cyane. Ubundi bukwe nari nakubwiye nza kukubwiraho ni ubukwe bwa Vanisha Mitali. Ubukwe bwa Vanisha Mitali na Amity Bhatia bwabaye mu mwaka wa 2004, bwabereye mu gihugu cy'Ubufaransa. Bwatwaye hafi miliyoni 60 y'amadolari. Bwaranzwe n'ibitaramo bya Kylie Minogue ndetse n'ibitaramo bikomeye cyane by'akataraboneka. Bwari ubukwe bw'akataraboneka bwavugishije abantu benshi kuri ino si dutuye. Ubundi bukwe bukomeye bwavugishije abantu mu mateka y'isi ni ubukwe bwa Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ndetse na Princess Salama mu mwaka wa 1941. Bwatwaye hafi miliyoni 100 y'amadolari. Bwari ubukwe bw'akataraboneka bwavugishije abantu benshi kuri ino si. Bwari ubukwe bw'icyubahiro bwagaragaje uburyo ubwami bwa Dubai bukoresha imitungo mu kugaragaza ibirori bikomeye cyane. Ubundi bukwe rero nakubwira ubukwe bwabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abantu benshi bashidikanya ku bukwe bwari buhenze bwabayeho, ubundi benshi bavuga ko ari ubukwe bwa The Ben na Pamela. Ubukwe bwabaye muri Kigali Convention, ubukwe bwatumiye abantu bakomeye cyane, bwabaye ubukwe bukomeye muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umwihariko rero ubukwe buhenze ku isi waba ufite umwihariko bitewe n'umuco w'igihugu cyangwa se umuco w'aho abantu bwabereye ndetse n'imyemerere y'abaturage. Hari ubukwe buba bugamije kugaragaza icyubahiro n'umuryango, buba bugamije guhuza inshuti n'imiryango, ndetse n'abo bugamije kugaragaza ubukwize n'icyerekezo cy'igihugu. Ubukwe bwose bwerekana uburyo imitungo ishobora gukoreshwa mu kugaragaza urukundo n'icyubahiro. Ubukwe rero buhenze ku isi buba ikimenyetso cy'ubukungu, icyubahiro n'umuco n'imiryango ikomeye. Byerekana uburyo abantu bakoresha imitungo mu kugaragaza urukundo n'icyubahiro. Nubwo hari abavuga ko ari ugusesagura, hari n'ababona ko ari uburyo bwo kugaragaza icyubahiro n'umuco. Ubukwe bwa Rajuma Tena, Ambani ndetse n'ubundi bukwe bukomeye bwavugishije abatuye isi, byose byerekana uburyo ubukwe bushobora kuba ikimenyetso cy'isi, maze isi yose ikamenya abo bantu bakoze ubwo bukwe. Reka rero cyose ngushimira, yumvaga ndi Mwabaye Intwari Arcade, ngiye to the Spotlight Jam yagutegura ibi byose. Naho bundi Asarafista kandi Imana ibane nawe ukobe ukomeje kugenda utegura ubukwe. Shikaza nawe ko wagira ubukwe bwiza, maze bukazakubera ikimenyetso kizajya uhora wibuka mu mateka yawe yose. Asarafista.